Imana nishimwe ndabaramukije aho muri atandukanye ubiteka Imana kugirire neza. Haleluya. Iki ni ikiganiro kandi cyo gutegeka umunsi wawe aho uri atandukanye Imana kugirire neza. Ngaho uvuga amagambo meza ku munsi wawe, bwira Imana ngo ndasenyeye uyu munsi. Haleluya. Imana kugirire neza. Iyi ni commanding your day rero turi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 2025. Hanyuma uyu munsi turi ku munsi wacu wa 39 wa commanding your day. Rero Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma uyu munsi turasoma muri Zaburi ni ibice 106 umurongo wa 7 cyangwa se 6 na 7. Reka dusome. Haravuga ngo twacumuranye na basogokuruza, twarakiraniwe, twakoze ibyaha. Haleluya. Kambwira ngo basogokuruza ntibamenye ibitangaza byawe wakoreye muri Egiputa, ntibibutse imbabazi zawe nyinshi, ahubwo bagomera ku nyanja, ariyo nyanja itukura. Amen. Haleluya. Kangubwire ni ubyuka muri kino gitondo ujya muri shuguri zawe, birakubwiye ngo twacumuranye n'abasogokuruza. Haleluya. Twarakiraniwe, twakoze ibyaha. Haleluya. Mwami we tubabarire. Ngabwira Imana ngo Mana uyu munsi wo kuwa 2 unyibuke, ungirire ibambe, ungirire imbabazi mu izina rya Yesu. Birambwiye ngo basogokuruza ntibamenye ibitangaza byawe wakoreye muri Egiputa. Haleluya. Ntibibutse imbabazi zawe nyinshi, ahubwo bagomera ku nyanja, ariyo nyanja itukura. Mwuka wera, Mwami w'abami, duhe kugira neza kwawe, tubabarire Mwami muri kino gitondo tujya muri shuguri zacu. Reka tukubone, reka tukumve, reka tukwibuke. Haleluya. Cyo ni kibi cyawe uhereye none kugeza iteka ryose, ni mu izina rya Yesu tubisenze kandi tubyizeye. Amen. Imana kugire neza, ikuhaye umugisha, hanyuma irakubwiye ngo irakubabariye, irakubwiye ngo ikwitayeho, igufungurira imiryango mu izina rya Yesu. Amen.